Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka ibihe byose by'ukurabagirane, kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa kabiri, itariki yo ni 24 ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka wo ni 2026. By'ukurabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uwiteka niryo zina rye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uwiteka bivuze ko ahoraho ibihe byose, ntajya ananirwa, ntabwo ajya atsindwa, nta nubwo ajya ahunikira, kuko nta nubwo ajya aryama. Aramutse ahunikiriye twese twashira. Icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka rero, ko atubera amaso ibihe n'ibihe, iminsi yose akaturinda, akadufasha, akatubera umurengezi kandi akatubera umutabazi. By'ukurabagirane y'uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 14, turasoma n'umurongo waho wa 24. Haranditse ngo, Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko kwaramburiwe amahanga yose. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Imana yacu nirishyirwe hejuru nanone. Jambo riravuze ngo, Uwiteka Nyiringabo ararahiye. Ararahiye ku buzima bwawe, ararahiye. Niko ijambo ry'Uwiteka rivuze uyu munsi, aya masaha. Uyu munsi Uwiteka ararahiye. Hari abagiye barahira ku buzima bwawe, barahira ari abantu, bahiga imihigo yo kuzakugirira nabi, bagutega iminsi, bavuga aho uzarenga n'aho utazagera, ariko nonaha umwami w'abami we ararahiye. Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Uwiteka aje kuvunagurira Abashuri. Hari Abashuri bamaze igihe bari imbere y'ubuzima bwawe. Uyu munsi Uwiteka arabavunaguye. Uwiteka avunaguye abanzi bawe, avunaguye amaboko y'abakurwanyaga, avunaguye amaboko y'abakurenganyaga. Uwiteka avunaguye Abashuri, avunaguye Abashuri. Ravuze ngo, nzabatatanyiriza mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho. Imana ishimwe. Kandi n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Hari uburetwa umaze igihe ukoreshwa, hari umutwaro baguhekesheje. Uwo mutwaro uyu munsi Uwiteka aravuze ngo, uwo mutwaro uvuye ku bitugu byawe. Uburetwa bagukoreshaga bukuvuyeho. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Kandi ijambo riravuze ngo, ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye. Haleluya. Ubwo Uwiteka ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Imana yacu ni ishimwe cyane. Yesu umwami w'abami yamamare. Ubwo Uwiteka ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? None ukuboko kwe ubwo kubanguriye kurwanya abakurenganyaga, kubanguriye kurwanya abakunanizaga. Ukuboko kwe ko kubanguye, ninde uzabasha guhina ukuboko k'Uwiteka? Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ninde uzabasha kuwuhagarika? Uwiteka aje kugukuraho uburetwa, aje kugukuraho umutwaro bamaze igihe baraguhekesheje. Hari umutwaro umaze igihe warahekeshejwe, umutwaro w'uburwayi. Umaranye igihe uburwayi bakuroze, bakoherereje ibintu ku buzima bwawe.
bukuviramo uburwayi, umutwe udakira, bukuviramo umugongo udakira, bakohereje ibintu barakuroga mu nda yawe hagendamo ibintu, amaguru yawe barayaroze, ubwo ni uburetwa bashyize ku buzima bwawe. Uwiteka rero nyiringabo ibyo byose nibyo bimuhagurukije kugira ngo avunagure Abashuri icyo bakoze kuri wowe, baraje bafunga amayira yawe yose, ahari isoko y'umugisha wawe Abashuri barayifunga, ahari isoko y'iterambere ryawe Abashuri barayisiba. Ariko iki ni cyo gihe kugira ngo winjire mu gihe cyawe, winjire mu mugisha wawe, winjire muri Kanani yawe, winjire mu mahirwe yawe, winjire mu iterambere ryawe, winjire mu munezero wawe, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana avunaguye Abashuri, avunaguye abarozi, avunaguye abagambanyi, inama zabo zose arazitatanyije. Aho uherereye mu ngune enye zose z'isi, zamurira Imana icyubahiro, kuko gusenga kwawe kwageze imbere y'Imana. Zamurira Imana icyubahiro, kuko none nicyo gihe cyo guhindurirwa amateka. Zamurira Imana icyubahiro, kuko none nicyo gihe cyo kwibukwa n'Imana. Imana irakwibutse, Imana irakurengeye, Imana irakurwaniriye, kandi Imana igukuyeho uburetwa. Kandi musozi biruhanya wari uri imbere y'ubuzima bwawe, Imana imanuwe no kuwigizayo. Uwo musozi wigiyeyo, uwo musozi uritse, kuko Imana ari Imana ishobora byose. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringirwa. Aya masaha umuntu wese unkurikiye, reka umuhe kubyuka karabagirana. Hari ibintu byaryamishije abantu bawe, bibaheza hasi, bibaheza mu buretwa, barananirwa, baratsikamirwa, baragerageza kweguka, ariko hari imbaraga zibatsikamiye. Ariko ngo iyo ubanguye ukuboko ntawabasha kuguhina, ngo kandi ngo iyo uhagurutse ntawabasha kugusubizayo. Mana yanjye, Mana nshima, nyemerera ukora ibikomeye, nyemerera wiyerekane, nyemerera witamurure, nyemerera wigaragaze, uhindure ibyanze guhinduka, unanize buri imbaraga yose, unanize buri mwuka wose warwanyaga ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu, hari umwuka wateje abantu agahinda, hari umwuka watsikamiye abantu, hari umwuka wananije abantu, hari umwuka wabujije amahoro abantu, ariko uwo mwuka ubakureho, ubamara umubabaro, ubamara agahinda, ubahoza amarira, ubiyereke, ubihishurire, ubitamururire. Mana Nyiringabo, uyu muntu nkurikiye muhagurutse Mana, muvane mu bibazo amazemo igihe. Hari ibibazo amazemo iminsi bimuzengurukaho, hari ibibazo amazeho iminsi bimugendaho, hari ibibazo amazemo iminsi byamubayeho akarande. Mana, mukureho ibi bibazo. Mana Nyiringabo Imana, amaze igihe mu ntambara z'uburwayi, amaze igihe mu ntambara z'ubukene, amaze igihe mu ntambara z'amadeni. Mana, uyu muntu mukureho izi ntambara, mukureho ubu buretwa, mukureho Mana, mumara umubabaro. Mana, uburetwa bamuhekesheje, Mana, nibuve ku bitugu bye. Uyu muntu mukureho uburetwa ku bitugu bye, Mana, mukureho uburetwa. Hari umuntu nkurikiye amaze igihe kinini, Satani yaramuteje amarira, aya marira ntashira, uko ahora amwibutsa, ahora amukora mu nkovu, ahora amutoneka. Ariko ndakwinginze Mana, ndakwinginze Kristo, ndakwinginze Jehova, reka uyu muntu murwanirire, uyu muntu mubambira amahema. Uyu muntu Mana, uyu muntu ahora agerageza kujya mu bintu ariko bikanga, akagerageza gukora bikanga, akagerageza gutangiza bizinesi bikanga, akora muri kampani, abandi barazamuka bakabona umugisha, ariko akaguma aho ari. Aho akora muri kampani, Satani yamuteje icyangiro, abantu bose baramuhagurukiye, nta muntu n'umwe umukunda, nta umwemera, bamuteje icyangiro. Ariko Mana, reka umukureho icyangiro, reka umukureho umubabaro. Zoni mashando wiribirifaye, muhoza amarira mu izina rya Yesu. Uyu muntu akaza agakora atotezwa, agakora ari uburetwa, agakora bamunaniza, agakora bamutsikamira. Hari imbaraga zimutsikamira, hari imbaraga zimwicarira, hari imbaraga zimubuza amahwemo, hari imbaraga. Izi mbaraga zimukureho, izi mbaraga zimukureho Yesu we, izi mbaraga zimukureho. Murengere kandi abone ineza yawe, abone mu maso hawe.
bawe. Urakoze Mana kutabaye ubwoko bwawe kandi urengeye ubwoko bwawe, kandi urakoze kuvunaguye amaboko y'abashuri. Urakoze kutatanyije imigambi y'ababisha ku buzima bw'abantu bawe, kandi urakoze Data kari wowe urambuye ukuboko ntawe ubasha kuguhina. Iyo uvuze ngo nibibe biraba, iyo utegetse birakomera. Urakoze gutegeka Papa, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha by'uko urabagirane, kuko umucyo wawe uje. Wowe ugiye gusharinga isengesho rikagera ku bantu benshi, risharinga abantu 5 byibura, risharinga inshuti yawe, rimwoherereze inshuti yawe, rimuhe nawe asenge, nawe abyuka arabagirane, nawe Uwiteka muvunagurira abashuri. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho, ukibikora Imana ikwitamururire kandi kwihishurire mu izina rya Yesu. Niba utari wakora subscribe yikore, ukiyikora umugisha w'Imana ukubeho. Ugikanda subscribe wakire kurabagirana, kandi like comment yawe ni ingenzi. Wandika muti nakiriye gukurwaho uburetwa mu izina rya Yesu. Uburetwa wakoreshwaga bukuvuyeho mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukubeho by'ukurabagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom, shalom.